Mwiriwe mwese tugiye gukomeza inyigisho twatangiranye ejo ariko n'ubundi mwari mwarayitangiye mbere. Burya ikibazo cy'umwigisha uje gahunda zimaze iminsi, Yesu yigeze kuvuga ngo abaje imbere yanjye ngo bari abanyazi ngo n'abajura, kuko njya nkunda ariko ubwo n'urwenya. Hari igihe uza ugasanga ibyo wari warateguye byose abandi barabikunyaze barabivuze, hanyuma ugasubiramo nyine abantu babadaruse ubundi buriya atwunguye iki ko ibyo bari barabivuze. Kuko burya ijambo ry'Imana reka ryo wenda mwumve icyo mvugiye gutya kugira ngo mbanze nkosora akantu gato y'abakristo bagira, bahora bashaka udushya. Buriya mu buzima indwara inyoko muntu irwaye no guhora bashaka udushya. Umugabo arongora umugore mwiza, hanyuma aho kugira ngo amushakemo ubutunzi bumurimo, bamarana iminsi akamumenyera akajya gushaka udushya. Kabura tereko buriya nta nagashya kariyo uretse ko ari undi muntu, ariko niko kamere y'umuntu imera. Umukristo aba ahantu mu itorero, kabura tereko giye numva ibyo ndimo kwiga narabyumvise kenshi, akajya gushaka udushya. Kabura tuse ubundi ibyo wumvise hari icyo wabikoresheje. Udushya uzajya gushaka niyo watubona ntacyo tuzakumarira nutagira icyo dukoresha. Amen. Niba hari indwara yagombye kutuvura iyo vagabondage, guhora uzerera ushaka udushya, ni ukujya en profondeur mu byo wamenye. Burya n'umuntu, reka wenda ngaruke kuri icyo kuko muri ino minsi ngira ngo abambonye naje ngerereweho. Hari igihe wicarana na couple, nari mfite couple narimo gukanseringa, noneho ukumva usi aba bantu babwire ngo nibaceceke ndimo ndakererwa. Ni nk'umuganga uhagaze iruhande rw'umugore wenda kubyara, aho ndumva umwana yenda kuvuka kandi ndumva hari ibindi bintu bintegereje, ndetse umwana avuke cyangwa musige ngende, ugahera mu rungabangabo hanyuma amaherezo umwana yavuka ukagenda nyine ubwo wahisemo. Ariko muri kanseringi y'ingo nkunze kubibwira abagabo n'abagore, nkabone ko kuki mushaka kure. Buriya nta muntu n'umwe wari uzapfa amenya umugabo we nk'uko Imana imuzi. Nta n'umugabo uzapfa amenya umugore we nk'uko yagombye kumumenya. So nta mpamvu yo kujarajara ujya hanze, banza ufate uwo nguwo umumenye neza, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'umwuka. Burya umuntu ni igihugu, umuntu ni mugari, niko basigaye bavuga hano mu mujyi. Ni umugani mushya ngo umuntu ni mugari. Kubera ko umuntu ari mugari rero, injiramo we gushakisha udushya, ahubwo ubanza umwe explore muri nord na sud na est na west, kuko ni mugari. Kandi burya nutangira kubikora gutya uzabona ukuntu ubuzima buryoha. Iyo njya mbwira abantu igihe nshobora kuba ahantu hamwe nkarya ibiryo bimwe hatarimo n'umunyu, kubera ko twamenyere kurya ibiryo birimo umunyu. Iyo baguhaye ibiryo bitarimo umunyu ntabwo umenya kumva uburyohe bwabyo. Ariko uzareba inka ntabwo igitera umunyu ku byatsi, yirya ibyatsi bikayiryohera kuko yize kuryoherwa n'ibyatsi bitarimo umunyu. Rero ubundi inyamaswa irya ibirimo umunyu ni umuntu wenyine, izindi zose ibyo bazihaye zirabirya kandi zikaryoherwa. Buriya natwe uriye ibiryo bitarimo umunyu ukiga kubyumva, ukarya umuceri utarimo umunyu ukawuryoherwa nta munyu urimo, ntabwo bishoboka. Bishoboka aramwe ngo ntibishoboka nyine kubera ko ntarabigerageza. N'ibindi rero inyigisho ubu maze iminsi mwiga ku bwami bw'Imana, amushuwa ko nta kintu gishya ndi bubigisha, ariko igishya wenda nshobora kubungura ni ugusubira inyuma ukibaza icyo wakoresheje ibyo wumvise muri iyi minsi. Ngo igikeri kigeze guhura na nyiramusambi, imisambu barimo arayisubiza mu ishyamba,
ubundi imisambi yo yibera haba abantu, burya nibyo bibeshye. Ubundi umusambi ntabwo ari inyamaswa yo mu ishyamba. Imisambi ikunze kuba ahantu hari abantu, ikunze kuba mu byo bita ibiwuwa, ahantu basaruye uburo, amasaka n'ibindi hafi aho. None rero ngo umusambi wahuye n'igikeri, ureba igikeri n'amaga yacyo, kandi murabizi ibikeri biba mu mazi. Ahubwo atari ko gikeri uba mu mazi ugahorana amaga. Igikeri kirayireba, kirabwira atari ko nawe njya nkubona wirirwa mu biwuwa, ko ntarabona warahunitse ibigega. Rero n'abakristo benshi nuko wababwira, bahora mu nyigisho ariko ntibakuri. Nagira ngo rero uyu munsi ibyo ngiye kubigisha niba mwarabyumvise ntimurambirwe, ahubwo mugerageze kubiryoherwa, mujya mu profondeur. Ndasenga n'Imana ngo bariko bigenda. Nababwiye ko ejo twize ku bimenyetso by'ubwami bw'Imana birindwi, ibintu birindwi biranga aho ubwami bw'Imana buri. Number 1, Imana kuba ari umwami. Buriya ni ikibazo abantu batajya batekerezaho. Ntabwo abakristo bajya batekereza yuko biroroshye cyane gukunda Yesu nk'umucunguzi wacu, birakomeye cyane kubana nawe nk'umwami wacu. Kuko iyo Yesu aje iwawe arakubwira ngo rero niba wemeye ko ndi umwami, nigiye utanga amabwiriza wowe urumvira. Cyo ni ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana, obedience without condition. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu navuga ngo arankunda ajye yumvira amategeko yanjye. Abantu benshi barakubwira ngo ujye nkunda Yesu, ngo gatoya niba unkunda wumvira amategeko yanjye, kuko icyo nicyo kiranga ubwami bw'Imana. Number 2, umuntu wo mu bwami bw'Imana, buri wese uvuga ko azi Imana aba steward, aba umucungamutungo w'Imana. Bivuga ngo ibintu ufite byose nta kintu cyawe na kimwe kibaho. Amen. Ubwonko si ubwawe ngo uvuge ngo uri umuhanga, kashi ubonye Imana iravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyanjye. N'umugore wawe si uwawe, ni Imana yamuguhaye. N'abana ubyaranye, numva abantu bavuga ngo abana banye, nkavuga bakuye he? Bariya ni indagizo z'Imana. Irakubwira ngo aba ngaba ndabakuragije ubanderere, kuko hari imigambi mbafiteho, ntabwo ari abawe. Ushatse wanjye unabafata ukabaza nyirabo, ukabwira Imana abo bana ko wabashyize iwanjye, wabandagije ngo mbafashe kubiki? Ko twebwe ibyo dufite byose twarabiragijwe ngo tubicungire Imana. Cyo ni ikindi cya kabiri ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana. Kubimenya rero bigira implication. Ukorera Imana utinuba, kubera yuko niko bigomba kumera, ni natural, ni naturel. Jewe njya kuba pastori, abantu bumvise napayutse, nyirondize wowe wakoraga ahantu ufite imodoka y'akazi uhembwa neza, none urasezeye ngo ugiye kuba pastori, bwayaze cyangwa byagenze bite? Ndavuga ngo jewe Yesu yambwiye ngo sezere hano ngo ngiye gukora hariya. Abandi se ko bakora aho bari bakakuba n'abapastori, nawe ariko ibyo Yesu abwira uyu nguyu si byo abwira uriye. Kandi ntuzafata ibyo yakubwiye ngo bigire itegeko ku bandi, kereka niba byanditse muri Bibiliya. Ariko gihe yarambwiye ngo ninsezere. Nta nubwo muzumva mbyigisha ngo abantu bose nibasezere ku kazi, ngo abapastori bose nibasezere mu byo bakora goya. Ariko ibyo Yesu yambwiye ndabyumvira, abantu bakabona ari ubugoryi, ariko si ubugoryi, kuko turi stewards. Diplome mfite si izanjye, ubwo ni ubushobozi bushya yanyongereye ngo ushobore kumukorera. Nawe wicaye hano nuko nguko, nubona kashi ziyongereye ujye umenya ngo Imana inyongereye kashi, atari ukugira ngo njye mu biruhuko Florida na Hawaii, ari ukugira ngo mubaze ngo ubu butunzi bwawe ushyize mu mufuka wanjye urashaka ko nkora iki? Hello, murankurikira? Imana ishimwe. Icya gatatu twabonye muri ibyo ngibyo, kuba steward w'Imana bitandukanye n'icyo ngiye kubabwira gikurikiraho, kugirana intimacy n'Imana. Kuko Imana yagendereraga umuntu yirirwa agacunga ibintu by'Imana, ariko akagira n'igihe cyo kwicarana nayo. Abantu benshi bakorera Imana ariko ntibabonana nayo, ntibagira umwanya wo kwicara ngo aganire n'Imana, bagirane intimacy, bagirane imibanire. Burya n'abagabo n'abagore niko henshi bimeze.
hari abagabo bakunda abagore babo pe, bakabagurira amakanzu, bakabaha amafaranga yo kugura amavuta ndetse ahenze, ariko kumva umugore akubwira ati ariko umugabo wanjye ntacyo atankorera, ariko nabuze ikintu kimwe. Wabuze iki mada? Ndetse banazana muri counseling, umugabo akabwira ati mbariza uyu mugore yabuze iki, dufite inzu, namuguriye imodoka, amafaranga yose ari imbere, yabuze iki? Yewe narakubuze. Intimacy. Warambuze se ubundi ubona yuko nzajya nza none avi wabo niwe yaje aje gushaka, none yarakubuze. Hari abafite icyo kibazo hano, ntimumanike amaboko, ahubwo niba mugifite muze kwihana, mutaye muvuge ngo hari ibyo pastor yadusobanuye. Burya rero n'Imana nayo hari abantu kwera ngo ariko Imana iba hose. Yes, iba hose, ariko ishaka ko mugirana intimate, closeness, kuyiba hafi, kakuba hafi, mukagirana intimacy. Burya kimwe mu by'Imana yabuze niyo intimacy n'abantu bayo. Ngira ngo niyo mpamvu igitinda kudusubiza. Ruvuga ngo nari nkubonye none urashaka ngo usubize vuba wigendere, henga mbe nkutindanyeho gatoya, nibora nintinda kugusubiza ejo uzagaruka, kuko iradukunda. Icyakane twabonye umuntu rero ubanye neza nawe ubwe, ukajya ugenda. Hari akajambo nkunda kaba mu Baroma kavuga ngo nta abari muri Yesu Kristo ntibazacirwaho iteka. So kujya ugenda wumva umutima wawe ntateka umutima wawe ugucira, ukumva uri at peace, ufite amahoro nawe ubwawe, kuko ubundi buri muntu wese uhura nawe ni intambara itembera. It's a walking war, intambara itembera, niyo itagaragara hanze ibitogota mu nda. Niyo mpamvu yumva abantu bakubwira ngo afite ama stress, ngo afite za surmenage, burya ni wowe uburwana na wowe. Muranyumva neza? Buriya rero umuntu uri muri Yesu, uri mu bwami bw'Imana, warakora nimugoroba yaryama ibitotsi bikaza, yarya ibiryo bikagera mu nda. Umuntu kare yambajije ati ariko ndashaka kuzabaza madame icyo asigaye kugaburira muri ino minsi, ati ndabona usigaye urimo kugenda wongeraho ibiro. Kandi nibyo koko, kera ubundi sinajyaga ndenza ibiro 66, none mfite 80. Ati ndamubwira nsigaye ndya amaturo yasengewe. Abakristo basengera amaturo bakayazana, nanjye nkongeraho nkayasengera, hanyuma narya ibyavuyemo bikangera mu nda, naryama nkasinzira. So hanyuma erega buriya hari abantu twahoraga duhangayitse kubera iki gihugu no kubera ibyo twabonaga n'iki, none igihugu kiri mu mutuzo. Ibihangayitse by'imitekano n'ibindi byo ntibiri muri domaine yanjye, sigaye impangayikwa n'abanyabyaha gusa, ariko nabyo mbibwira Yesu, nkabwira mva Yesu niwe wabapfiriye, hasigaye umfashe kubabwiriza. Ariko so kubana nawe ubwawe ukagira umutuzo, ukajya ugenda wumva uticira urubanza n'Imana ntarwo gucira. Reka twihute. Icya gatanu twabonye, kubana neza n'abandi, ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana. Iyi si mubona nta muntu ubana neza n'undi. Abagabo n'abagore byaranze, abaturanyi no mu muhanda byaranze. Uzi umubyigano uri mu muhanda, ukabona umuntu araza kubyiga gusunikwa. Rero abantu mwaretse tukabana amahoro, twara neza nanjye ntware neza, tugere iyo tugera amahoro. Uzi kubura amahoro ukayaburira no mu muhanda urimo kugenda. Kubana neza n'abandi. Icya gatandatu, kubana neza n'ibidukikije. Buriya ntabwo abantu bajya batekereza yuko ibintu by'isuku, isukura, ko nabyo ari ibimenyetso by'ubwami bw'Imana. Buriya Imana yacu ni Imana ikunda isuku. Muzitegereze, Imana yavuga ngo umuntu najya kuza ku gicaniro cyanjye, ngo umutambyi bajye bamufata babanze bamwuhagire, nibarangiza bamwambike ikanzu nziza y'igitare, ndetse ashyiremo n'ikabutura ngo atazagaragaza ubwambure bw'imbere yanjye. Ariko nkunda ko babanza bakamwuhagira, bakamwambika n'imyenda imeshe. Barangiza ikageza nani ikabwira abantu ngo nimugenda mugiye kwituma. Icyo gihe murabizi bo bagendaga mu nkambi, nta toilette mobile zabagaho. Babwira ngo ujye utwara isuka ucukure, numara kwituma usibe, kuko ndi Imana yera ituye hagati muri mwebwe, sinshaka kubona imyanda yanyu aho mutuye. Mana y'isuku. Nimuva mu isoko mukinjira mu nzu, mujye mushyira amaboko muri karaba, kandagira ukarabe intoki, kuko ndi Imana y'isuku. Ntabwo tujya tubyigisha mu rusengero ngo tubihuze no kuba abakristo.
twumva ko ari ibintu bya leta by'isuku n'isukura, ariko ubundi it's part of the kingdom. Mu bwami bw'Imana isuku it's part of it. Najyaga mbwira abapastori kera abo nigishaga aho twigisha abapastori hari ikabuga, hari ibintu ndwaye ntiwampa ubutware nafunga insengero. Ngira ngo ni Imana yabyumvise mbivuga cyangwa hari wanyumvise mbivuga, aravuga ati ariko mureke tubiyenzeho tuzifunge. Uzi kubona abantu baba ahantu bakagira urusengero, wajya muri toilette ugasanga sa ahantu hasengerwa n'abantu b'Imana koko. Nyaneza abantu harantu yigeze kujya kubwiriza buri ibintu bazanye nabyo byo kunywa amazi, ubundi kere wacu nitwanywaga amazi twanywaga amata, none dusigaye tunywa amazi umuntu akanywa menshi, ndetse nabyo rero bigira izindi ngaruka. Ngira ngo niwe byatumye leta itunganya aho tugomba kujya kwihagarika. Ndavuga ni mwandangira ahantu umuntu yihagarika batijya hari inyuma, sanga ni za toilette zabaga zikingishije imisambi. Ngezemo nsanga ni za zindi ziba zifiteho ibiti ubanza gufata ikiribure kugira ngo wumve uhagaze neza. None rero ubwo ibyago byanjye byari bitaraza, maze gufata ikiribure, ariko nari ntaratangira gukora ibyanjyanyeyo, haza umuntu w'umudamu ari muri reverse, we yaje ikigongogongo muri marishariyeri. Ngiye kumva numva umusambi ni have asubirayo yiruka. Ndavuga ni bagenzi banjye, ibi bintu bigomba kugira iherezo, ibi bintu bigomba kugira iherezo. Leta yaciraga habwa umugisha. Ibintu bivanga abagabo n'abagore rwose, buriya hari ibintu bimwe wenda abantu baritotombye, ariko jewe nashimye Imana. Ukagenda mu cyaro ukasanga agasengero kameze nk'icyari cy'inyoni irwaye malaria, wabaza bati hari ruriya n'urusengero n'imandwa ntizajyamo. Imana yacu, ubwami bw'Imana burangwa n'isuku na order. Ibi byose rero hari ubwo tutabyigisha, ariko byagombye kugaruka. Reka ndangiza ubwo, ndabona ndimo gusubira mu byo nigishije ejo. Hanyuma imibereho myiza, nta nzara, nta bukene, nta urumva rero iyo Yesu atubwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, abatubwira ngo niduhamagara ibyo bintu byose biza aho turi, ariko niturangiza tugira icyo tubikoraho. Amen. Niturangiza tugira icyo bikoraho. Reka rero uyu munsi tugiye kwiga ikintu gikomeye cyane, kuko ubwami bw'Imana ntibuzaza abitwa abana b'ubwami batarasobanukirwa baribo n'inshingano zabo. Haleluya. Nibyo ngira ngo uyu mugoroba twige, kuko buriya hari abantu bumva gusenga ari nk'ibintu by'agahato bakumva, ariko umaze kumva neza ibimenyetso by'ubwami bw'Imana, noneho ukareba isi uko igenda, nuko iteye, nuko itekereza, nuko ibana, uhita wumva impamvu Yesu yigishije abigishwa be arabwira ngo nimujya gusenga mujye musengera isengesho, kuko iryo sengesho nuryitegereza uzasanga ribumbiyemo biriya byose twari turimo kwiga. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Mu yandi magambo, uze utegeke abantu bagucire bugufi, bakumvire, bakubaye. Yagera epfa akavuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarira ibyaha byacu nkuko tubabarira abandi. Vuga ngo relationships, ubukene bwacu, kandi yarangiza akavuga ati kandi uturinde umubi, kuko niwe wangiza ibyo byose. Haleluya. Gusenga kwacu rero burya, iyo dusenga ririya sengesho, tuba turimo gukurura ubwami bw'Imana ngo bya bindi byose biburanga bigaragara aho turi. Haleluya. Iyo uri umuntu w'umunyamasengesho w'ukuri, abanyamasengesho Imana ikunda, nibyo tugiye kureba uyu munsi. Abana b'ijuru Imana yishimira, bahora bahangayikishijwe no kubona isi ihinduka ubwami bw'Imana. Narabiberetse ejo ubwo Yesu yazaga kwigisha, yatangiye abwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ntabwo yaje abwiriza ubutumwa bw'agakiza, kuko burya agakiza ni jyewe, ariko ubwami bw'Imana ni Data wa twese. Nta nubwo ari papa. Ntabwo yigeze atwigisha ngo nujya gusenga ngo ujye uvuga ngo papa uri mu ijuru. Yavuze ngo papa uri mu ijuru ubwo ubu by'individualije, ubu biprivatije,
jya uvuga ngo data wa twese n'abariya bose ubashyiremo. Haleluya. Ni ikintu gikomeye cyane ririya sengesho. Ntabwo ngiye gusubira inyuma ngo ndibigishe ijambo ku ijambo, burya mushobora kuba mwarabyize, ariko harimo ubutunzi bwinshi. Haleluya. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe ibintu biranga abaturage b'ubwami bw'Imana, kuko umunsi uzabyumva ukabigenderamo, noneho ugasohoza inshingano zawe nk'umuturage w'ubwami bw'Imana, uzahinduka umuntu Imana ikoresha, uzahinduka umuntu usenga ufite icyerekezo. Buriya abantu benshi hari igihe ngenda nkarara amasengesho n'abakristo nkabumva basenga, nkamwanaza aya masengesho y'ibijumba n'ibishyimbo ntabwo yazahindura isi tu. Ayo nita y'ibijumba n'ibishyimbo yazi ni yandi agaruka ku byanjye n'ibyabanjye, ariko Imana irakubwira ngo ya ubura amaso urebe. Kandi ikintu gishimishije iyo watangiye kubura amaso ukareba, wita ku bya Yesu nawe akita ku byawe. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Haleluya. So reka tujye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Ibintu bitatu, ibimenyetso bitatu by'abaturage b'ubwami bw'Imana. Ni amagambo nkunda cyane. Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 5. Turaza kubigarura kuri ariya magambo twigaga ubwami bwawe buze. Reka bariho duhera. Yohana wa mbere ibice 5 kuva ku murongo wa mbere aravuga ngo, uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso, si mu mazi yonyine ahubwo n'amazi n'amaraso nayo. Kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari ukuri. Ibihamya ni bitatu, umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje. Haleluya. Nkundiye interuro kubera yuko buriya hari ukuntu Bibiliya igitworohereza kumva neza ibigomba kuranga umuturage w'ijuru uzanasohoza inshingano z'abana b'ijuru. Ngo ibihamya ni bitatu, umwuka, amazi n'amaraso, ngo kandi ibyo bitatu biri in accord, birahuza. Haleluya. Icyambere, igihamya cyambere ni amazi. Mbere yuko uharanira ubwami bw'Imana ugomba kubanza ukabuvukamo. Impamvu burya abantu benshi bibagora kugendana n'Imana, kumvira Imana, gukorera Imana, kubaha Imana, kubahisha Imana, ntabwo bigeze bavuka ngo baba abana b'Imana. Niyo babaye abana b'Imana ntabwo bigeze bumva neza icyo bivuga kuba abana b'Imana. Haleluya. Iyo wabyumvise neza ukamenya who you are, ugenda nk'uwuriwe. Haleluya. Ugenda nk'uwuriwe. Njye mbibwira abantu nkabwa nti hari ibintu ntashobora gukora, ngo ariko nawe uri umuntu. Yego ndi umuntu, ariko ndi umuntu, ndi icyaremwe gishya. Nta nubwo burya ndi umuntu gusa, ndi icyaremwe gishya. Ndi umuntu ariko wabyawe n'Imana. Kubera ko nabyawe n'Imana, nkaba nzi ko ndi umwana w'Imana, nkaba ngenda nk'umwana w'Imana, hari ibintu nigengesera ntakora kugira ngo ntahakana uwo ndiwe. Buriya rero iyo bavuze ngo ibihamya ni bitatu, icyambere ni amazi. Kuko burya amazi icyo ashushanya, Pawulo yabivuze neza yandikira Abaroma mu gice cya 6, aravuga ngo burya iyo tubatijwe, yewe nkunda ukuntu iwacu twe tubatiza muri menshi na make byose kuko umuntu ashaka niko tumubatiza. Agenda byubaha, kuko iyo ugiye i Roma ukora nk'abanyeroma, ariko nge nkunda kubatiza mu mazi menshi. Nuza ni wacu uzabibona nyine, hari Kiyorodani kinini, nta nubwo byakugora kukibatizwamo, kuko cyo ni deep kandi ni large, ni piscine. Buriya
ubundi Bibiliya yatubwira ngo iyo ufashe umuntu ukamwinika mu mazi, buriya umuntu watwiciye gahunda n'uwahinduye Bibiliya, ntahindura ijambo kubatiza, akarirekera mu Kigiriki kandi rifite traduction haba mu Gifaransa, haba mu Cyongereza, haba no mu Kinyarwanda. Kubera yuko iyo baza bakavuga ngo mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye, nimurangiza mubinike, kuko baptizo mu Kigiriki nicyo bivuga, ni ukwinika, ni ugucubiza, ni ukurengeza. Mubinike. Haleluya. Amazi burya icyo bishushanya biravuga ngo uyu muntu yahoze ari kanaka, none apfanye na Kristo, tumuhambye mu rupfu rwa Kristo, azukiye ubuzima bushya. Haleluya. Iyo rero ubizi neza yuko wowe wa kera yapfuye hakazuka wowe mushya, ugomba kubaho accordingly, ugomba kuba nk'uwo nguwo wabayeho, ntabwo ukomeza kubaho nka wa wundi wabagaho mbere. Haleluya. Iyi identite nshya yashushanijwe no gupfa ugahambwa ukazuka, ihinduka ikimenyetso ugendana, ukajya uvuga ngo uriya ni icyaremwe gishya, yapfanye na Kristo, azukira ubugingo bushya. Ibihamya ni bitatu. Ariko marerezoma abantu benshi tubadumbura mu mazi, bakunguka kujandama gusa, bagasubira mu byo bahozemo. Kubera iki? Ntibasobanukiwe icyo bishaka kuvuga. Kuko ikitwinjiza mu bwami bw'Imana, ikitwinjiza mu mubare w'abaturage b'ubwami bw'Imana, amazi. Yesu yabwiye Nikodemo, nta nubwo yamuretse abaza ikibazo cyari kimuzanye, yaraje aramubwira ati mwigisha mwiza, tuzi ko wavuye mu ijuru, kuko ntawe uvuga ibyo uvuga nk'ibi atabibwirijwe n'Imana, ataravuye ku Mana. Yesu aramubwira ati ikikuzanye ndakizi, wibanza gukubita hirya no hino, ntawe ushobora kubona ubwami bw'Imana atavutse ubwa kabiri. Nikodemo ati se ko nshaje nasubira mu nda nkavuka? Aramubwira ati sinkubwira iby'umubiri, ikibyarwa n'umubiri n'umubiri, ariko ugomba kuvuka ubwa kabiri kubw'umwuka n'amazi. Haleluya. Ibihamya ni bitatu: umwuka, amazi n'amaraso. Haleluya. Ariko ari amazi, cyo nkundira kiriya gihamya cya kabiri cy'amaraso. Buriya ibintu byose muri Bibiliya muzasanga barakubwira ngo ibintu byose byezwa n'amaraso, ngo hatabayeho kuvusha amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ariko aho nkunda cyane, ntabwo nshaka kubajyanayo ngo basomeshe ibintu byinshi, ariko igihe Mose yajyaga kwimika Aroni ngo abe umutambyi, Imana yaravuze ngo uzabanze ufate ikimasa cy'umusore, hanyuma mukice, amaraso yacyo muyafate, ngo wenda amaraso uyasige ku gikumwe cye cy'intoki, nurangiza wenda ndi uyasige ku gikumwe kw'ino rinini, nurangiza yandi uyasige ku gutwi. Sinzi impamvu atasize n'amaso. Bivuga ngo uyu muntu yashyizweho ikimenyetso. Haleluya. Kandi ashyirwaho ikimenyetso cy'amaraso, kivuga ngo uretse no gucungurwa, ahubwo nuko batashoboraga kubinika mu maraso ngo bavuge ngo ahubwo uyu noneho yinitswe afite amaraso mashya. Ariko kiriya kimenyetso kirakomeye cyane. Umuntu washyizweho ikimenyetso, Imana ikavuga ngo uyu muntu namushyizeho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana wanjye. Haleluya. Abakomeye cyane, ikimenyetso cy'amaraso. Njya numva abantu benshi ariko bayakoresha nk'ubupfumu, ngo ibi biryo ndabitwikiriza amaraso ya Yesu. Nkavuga neka da, ntabwo amaraso ya Yesu ari ayo gutwikira ibiryo, ntabwo ari kuveri y'ibiryo. Ko burya ibiryo ntibikeneye amaraso ya Yesu, ukeneye gusengerwa gusa ukabirya. Nta nubwo intebe zikeneye amaraso ya Yesu, ukeneye amaraso ya Yesu ni wowe, kuko ni ikimenyetso ushyirwaho. Ikimenyetso cy'amaraso kivuga ngo uyu muntu number 1 yacungujwe amaraso. Ariko uretse no gucunguzwa amaraso, kuko burya identite yawe iba mu maraso. Haleluya. Ari amaraso, buriya amaraso ya Yesu yo ari special.
ari special, ni amaraso adasanzwe. Ejo uwatwigishaga yaravuze ngo iyo bagiye gupima umwana muri ADN ngo bareba amaraso ya se, ariko bashatse bareba na nyina burya barimo. Ariko aya Yesu yo yari special kubera yuko harimo amaraso y'umuntu, ariko bagasanga hari ibiburamo, kuko muri ADN habamo ibiva mu mugore n'ibiva mu mugabo. Ibiva mu mugabo nta byarimo, harimo umwuka w'Imana, donc identité ya se wo mu ijuru. Buriya bavuga ngo iyo tubashyizeho amaraso ni ukuvuga ngo mufite ya maraso y'umuntu, ariko twabashyizeho n'amaraso ya Yesu yerekana ngo ubu ngubu mufite iyindi identité. Muri ADN yawe hagiyemo andi maraso. Haleluya. Ariko ikintu kinezeza nuko niyo Satani akubonye ufite ikimenyetso, yewe uretse na Satani n'abamarayika, kiriya kimenyetso cy'amaraso cyo kirakomeye cyane. Muzarebe muri Ezekiyeli, aho nshatse reka amasome kugira ngo bibafashe. Muri Ezekiyeli mu gice cya 9 hari igihe Imana yatumye abamarayika ngo bajye gukubita abantu. Ragoti mugende muce mu murwa mukubite, ntimugire n'imbabazi, ariko nimujya gukubita mwitondera abantu bamwe barimo nashyizeho ikimenyetso. Ezekiyeli ni igice cya 9. Buriya aba bantu barakomeye cyane, kuko iyo twabaye abana b'Imana twe tuba dushinganye. Vuga ngo uyu muntu nimuzamubonaho ikimenyetso, bivuga ngo uyu nguyu mumwubahe, ari marked by the blood. 9 umurongo wa 4 haravuga ngo nuko Uwiteka aramubwira ati, yabwiraga umumarayika, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Iki ndaza kukigarukaho muri responsibility yacu. Abantu bashyirwaho ikimenyetso, kuko twebwe iyo twashyizweho ikimenyetso tugomba kunihishwa n'ibibi twumva n'ibyo tubona, kuko biba bitubwira ngo ubwami bw'Imana ntabwo uri hano. Ariko Imana ikavuga ngo bari abantu banihishwa n'ibyo bumva bakabona bibi, genda ubanshyirireho ikimenyetso, birerekana ko bafite umutima utandukanye n'uw'isi barimo. Hanyuma hepfo arababwira ngo babandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye maze mukubite, amaso yenyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe, mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Mukubite bose, ariko bariya bafite ikimenyetso bari precious, nabi igiciro cyinshi kuri jewe. Buriya rero uko tuba b'igiciro cyinshi, n'abamarayika b'Imana bashinzwe gukubita ntibadukoreho. Amadayimoni yo bibari ibindi. Buriya hari igihe Satani atureba akaturondora, kavuga ati ariko uriya mu mwitondere afite ikimenyetso, uriya afite ikimenyetso, ntimumukinishe, ntimumukoreho. Ushobora kumva Imana igukubitishije inkuba, kuko bariya ntibakorwaho, mubitondere. Haleluya. Buriya rero iyo umaze kubisobanukirwa ukamenya ngo iyo washyizweho ikimenyetso uhamagarirwa kwitwara nk'uwashyizweho ikimenyetso, kuko ufiteho ikimenyetso kivuga ngo I'm a new creation, I have a new blood. Nashyizweho ikimenyetso. Buriya n'abantu bashatse bakubaha. Umuntu yigeze kuntera ubwoba, hanyuma nanjye ndiyuburura, mwibutsa uwo ndiwe. Ngo arambwira ngo ujye witonda, ngo ushobora kuba mubi cyane. Namureba, ntushobora kuba mubi ntoya, ariko ntukihude rwose, ntukirenganye, ntukibeshyire, wajya uba mwiza. Ubundi se ubaye mubi wangira ute? Rega nkubwire, ntubaye mubi cyane, icyo ushobora gukora kibi ni nukunyica. Rero unyishe waba ugize ibyago, kuko n'ubundi nsanzwe nzapfa. N'icya mbere ntushobora kunyica Imana itabyemeye, n'icya kabiri unyishe ikabyemera waba ugize ibyago, kuko n'ubundi nari nsanzwe nzapfa, kandi nawe uzaza unkurikiye. Ntaho tuzaba dutandukaniye, uzaza unkurikiye ufite amaraso yanjye ku ntoki zawe. Ndebe Imana igucira urubanza. Mbona umuntu agize ubwoba. Wari wabona imbeba itera ubwoba injangwe? Buriya twebwe iyo wamaze kubisobanukirwa, twe turashinganye,
turi abana b'Imana, turi abaturage b'ijuru. Uko ubona abana b'umutegetsi ukomeye barindwa nuko mutabibonesha amaso, ariko burya twe turarinzwe. Nicyo cyahaga assurance Daniel ari i Babuloni na Shadrake na Meshake na Abedenego. Umwami yarahoje ngo ariko ngubwo mwishingikirije kuki? Mwasuzuguye itegeko ryanjye mwumva ari nduzabankiza. Barambwira tumva tukubwire Nyagasani, Imana yacu twizere izadukiza nitanadukiza kandi tuzayisanga, ariko ntituzapfukamira ikigirwamana. Bati umucanira itanura inshuro 7 mwongeremo ingwe. Abahungu bahagaze aho ngaho bararireba, kabati ibyo byose icyo tuzi turiho ikimenyetso. Turiho ikimenyetso, niba natunaga muri iriya tanura for sure hari ikimenyetso kituriho. Barongera bongeramo ingwe. Uko bongeragamo ingwe burya babaga bazi ko bari bubatera ubwoba. Bakongeramo ingwe bakavuga ati hari ikintu kimwe tuzi, ikimenyetso cyacu ntikijya gisibwa n'imiriro. Baraba baterura babanagamo ngo abasirikare babanazemo nibo bafashwe n'imiriro ko nta kimenyetso bari bafite. Umuriro uzi gutandukanya, ukamenya abo ufata nabo udafata, kuko n'umuriro waravuze ngo aba bantu bafite ikimenyetso ni mubabise. Bagwa mu muriro hagati, basanga uwatumye badashya yabatanzemo. Nabukadineza biramucanga, abazaho bari kumwadisha, ndimo ndasara, harya twanazemo abantu bangaye si Nyagasani, si abantu 3 ko mbona ari 4, kandi wakanarasa n'umwana w'Imana. Twe dufite Scott itagaragara ariko igaragara ibihe bikomeye byageze, kuko turiho ikimenyetso. Haleluya. Muzitegereze Daniel bamutaye mu rwobo rw'intare, yaricaye n'ama confidence menshi akavuga ati hari ikintu kimwe ntazareka genda uwo mu bwami bw'Imana. Hari ibintu ntazica kuko intimacy n'Imana sinshobora kuyireka ngo nezeze abantu. Bati sawa, ubwo hisemo kunezeza Imana uraza kubona umujinya wacu. Baraza baramaze Daniel wasenga ati nasenze. Watinyutse urasenguza amategeko ya Mede n'Abaperesi ati genda iho ikimenyetso. Intare zirakurya ati nta kibazo. Bamunaga mu rwobo rw'intare, ariko burya intare zirarutana, kuko hariho n'intare y'umuryango wa Yuda. Haleluya. Kandi burya intare yibonye indi ntare yirusha imbaraga irunama igatuza, asanga intare nyantare yamutanze mubwira izindi ntare ati rero mwebwe mutuze muryame murare mu masengesho, ejo nzabaha petit déjeuner itubutse, kuko n'ubundi akantikari kubahaza. Hariho ikimenyetso. Haleluya. N'abandi nimureba no mu isezerano rishya mu byahishuwe, reka we nasoma amagambo make mu byahishuwe hanyuma tujye ku ngingo ikurikiyeho nsoze. Mu byahishuwe mu bice 7 iki kimenyetso kiragaruka. Murebe ku murongo wa 3 n'uwa 4 baravuga ngo, cyangwa reka mpere ku wa 2, mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo nagahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu muryango yose y'Abisirayeli. Ntimubabaze isi tutarabanza gushyira ikimenyetso ku ntore z'Imana, kuko ntizigomba kujyana n'aba ngabo. Nureba mu gice cya 9 umurongo wa 4 arongera akavuga ngo ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Abadafite ikimenyetso cy'Imana nibo bazasafaringa, nibo bazakubitwa n'amadayimoni. Hanyuma mu gice cya 14 umurongo wa 1 aravuga ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Twashyizweho ikimenyetso. Burya twebwe nuko tutabisomesha amaso, ariko abadayimoni iyo batubonye bo bashobora kubisoma. Izi ndangamuntu tugendana, umuntu akubwiye ati mpindangamuntu ubu n'abana banjye barimo, na data umbyara buriya arimo, na mama umbyara arimo, noneho bisigaye binacomekeranye n'imitungo yanjye buriya bayicometse mu cyuma bahita bamenya n'ibyo ntunzi. Ariko ubundi iyo uyireba ntubibona, kuko bikenera imashini yabigenewe
kugira ngo bigaragare. Burya mu mwuka iyo washyizweho ikimenyetso n'amadayimoni arabimenya. Haleluya. Mwibuka muri Efeso nako mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 hari igihe Paulo yagiye muri Efeso buzura umwuka, ni nacyo ndi burangirizeho cyanyuma. Noneho ngo inzererezi zimwe na zimwe ariko zidafite ikimenyetso ngo zihangishaho kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu uwo Paulo abwiriza. Ariko bukeye umudayimoni umwe wari calm aritegereza aravuga ati ariko bari ndabona badafite ikimenyetso. Nabarebye mbona ntabwo bafite ikimenyetso, ntibabakanje. Noneho baraza bati mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga. Dayimoni ati mwe muhagazeho gatoya tubanze tugenzura identite zanyu. Yesu turamuzi na Paulo turamuzi afite ikimenyetso, mwebwe ko tubona ntacyo mufite. Baba atari kurumva nyine twebwe twabonye Paulo abikora natwe turabikora. Bati sawa. Ngo wari urimo amadayimoni arabafata arabahondagura ngo bagenda bakomeretse kuko ntabwo bari bafite ikimenyetso. Haleluya. Hari abantu benshi tugendana badafite ikimenyetso. Bashobora kubyina nkuko tubyina, biterera hejuru nkuko twiterera hejuru, baratura nkuko dutura, ariko Satani warakureba akavuga ngo nyamara uriya ntimumutinye, ntabwo afite ikimenyetso, ntabwo yavutse ubwa kabiri, nta maraso y'Imana ari muri we, ntabwo yigeze yezwa n'amaraso ya Yesu. Ariko nubwo yakwezwa n'amaraso ya Yesu ariko ntabwo yigeze ashyirwaho ikimenyetso ngo uyu nguyu ni new blood. Ibihamya ni bitatu. Icya gatatu kiriho cyo ndagikunda cyane kuko cyo muri no minsi ndagikunda cyane. Icya gatatu ni umwuka. Ikimenyetso cy'umwuka byo ni na Bibiliya ni kwivuga. Mwihute tujye mu Efeso igice cya mbere. Igice cya mbere cyose buriya Paulo arondora abo turi bo muri Kristo Yesu. Yewe muri Bibiliya yanjye hejuru nanditseho ngo ni made in Jesus, abo twagizwe bo muri Kristo Yesu. Ariko nkunda aho agera ku murongo wa 13 ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ab'Imana yaronse izabacungurira ubwiza bwayo bushimwe. Haleluya. So biriya byose Imana imaze kubikora, iyo umaze kwemera ukava mu byaha ugahambwa mu mubatizo ukazukana na Kristo ugashyirwaho ikimenyetso kuri umwana w'Imana, iravuga ngo ntabwo ngarukira aho ngaho, ndagushyiramo umwuka wanjye, nuzajya kubona amenye yuko uri umwana w'Imana ufiteho ikimenyetso cy'umwuka. Haleluya. Kubera ko buri umwuka niwe utugira abana b'Imana. Paulo yabyanditseho neza cyane, yandikira Abaroma aravuga ngo erega buriya abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya. Ntabwo rero abantu bajya babitekereza. Ubona muri kino gihe dukunda umwuka mu bintu bya drama, byikabya nkuru n'ibindi, ariko yewe burya umwuka ni ugaragaza ko turi abana b'Imana. Reka mbaho ibintu bibiri cyangwa bitatu. Reka mbanze mpere kuri identite yacu. Mujya aho ngaho mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 14 arababwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Bivuga ngo ntabwo turi abana b'Imana gusa, ahubwo ubwami bw'Imana is our inheritance, ni umurage wacu. Ngo twebwe abariho ikimenyetso cy'umwuka, abejejwe n'amaraso, abaciye mu mazi nk'ikimenyetso bagashyirwaho ikimenyetso cy'amaraso, ngo twebwe Imana iduha umwuka wayo ngo atuyobore, ngo kubera yuko ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ariko ntibigarukira aho ngaho, aravuga ngo ubwo turi abana turi n'abaragwa. Bivuga ngo ubu bwami ni ubwami bwacu, harimo responsibility ikomeye cyane, kuko aravuga ngo niba tuzimana na Kristo mu bwami bwe tugomba gufatanya nawe kubabazwa no kurimbuka kw'isi.
tugasangira nawe imibabaro ye, tukababazwa n'abanyabyaha tukabasengera, tukababazwa n'isi yangirika tukayisengera, tukababazwa n'ubukene bw'abantu tukabafasha, kubera ko twebwe turimo turubaka ubwami bwacu. Reka mbabwire ikintu kimwe niho ngiye gusoreza. Buriya kumenya ibyo ngibyo bigufasha kumva neza ko gukorera Imana nta gahato karimo. Ntabwo twe dukorera Imana turikorera. Twe turi abana bari iwacu, turi abana bakorana na papa igihe tugitegereje yuko ibirori bizaba, noneho tukimana na Kristo. Niba ngewe nzaba gavana, niba nzaba meya, niba nzaba igitifu w'umurenge, icyo nzaba cyo cyose, icyo nzi nuko nzimana na Kristo kuko ndi umwana w'Imana. Hagati aho rero igihe ubwami butari bwaza, mfatanya nawe kubaka ubwami bwacu. Haleluya. Buriya nta kintu kiza nko gukorera Imana wumva unezerewe, ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, ntabwo ndimo gukorera Imana, nanjye iyo ndimo gukora ibi ngibi mba ndimo kwikorera, kubera ko Yesu naza, umunsi Yesu azima, nanjye nzimana nawe. Uko yemeye kujya ku musaraba kugira ngo acungure abari mu isi, nanjye akansigira umurimo wo kuvuga ngo narangije kubacungura, jye nakoze ibyo utari gushobora, genda ubabwirize wagura ubwami bwacu. Haleluya. Abantu nk'abo rero nicyo gituma Imana ivuga ngo nimubanshyirireho ikimenyetso, I love them. Kubera ko ibibabaza Imana natwe biratubabaza. Kandi uzarebe iyo uhuye n'umuntu ukunda ibyo ukunda, ugahura n'umuntu uvuga ibyo ukunda, wumva wagumana nawe. Hari abantu b'inkoramutima z'Imana, hari abantu bakora ku mutima w'Imana, hari abantu b'abaturage b'ubwami bw'Imana bamaze kumenya yuko ubu ni ubwami bwacu turimo kwagura. Umwana w'ikirara Yesu yigeze kuvuga, abantu benshi burya bazi umwana w'ikirara ariko ntibazi mukuru we. Nyamara buryo urya mugani ntabwo wari umwana w'ikirara. Nuwabyise gutyo muri Bibiliya turawukoresha cyane kubera ko dufasha kubwiriza abantu. Ariko mwibuke context Yesu yabivuzemo. Abafarisayo n'abanditsi bariho no kumugisha impaka batari ko se wowe niba uri umuhanuzi ugenda ute mu banyabyaha ukajya gusangira n'abakoresha b'ikorona n'indaya n'abandi bose. Arabwira ati umubyeyi yari afite abana babiri, umwe aragenda arazimira, mukuru wasigarana na se. Noneho uwo mwana aza kugaruka, mukuru waho kugira ngo yishime arababara. By the way, muzasome muzabona abafarisayo bahise babyumva ko ari babwira, bararakara. Kuko kugira ngo bakosore ikibararakaye. Natwe benshi ntabwo twibuka yuko niba umwana w'ikirara yaragiye, niba petit frère yarabuze, papa akabahangayikishijwe nawe, ubundi uriya mwana mukuru icyo yashoboraga gukora, yashoboraga kuba yaragiye akajya gushaka petit frère, akamubwira ati petit frère waragiye waye ubutunzi bwa papa, ariko papa umutima waramenetse, papa umutima warashengutse, papa bakuvuga buri munsi abayibaza aho wagiye, ngwino dutahe. Haleluya. Burya nicyo Yesu yaje gukora. Yabonye ukuntu Imana idukunda, ireba ukuntu twazimiriye mu byaha, areba ukuntu turimo kurimbuka, areba ukuntu Imana yashatse umuntu ujya kutugarura. Aravuga tumva papa ndeka njye kubagushakira. Hanyuma araza amaze kudushaka aravuga ati mwanyiganye mukamfasha tukabashaka, nzabongerera imbaraga mubashake. Haleluya. Buriya rero iyo dusenga ririya sengesho ngo ubwami bwawe buze, dushatse twajya tuvuga ngo Mana ubwami bwacu buze, kubera yuko iyo twamamaza ubwami bw'Imana natwe tuba twitegurira kuzimana na Kristo. Haleluya. Ariko ibimenyetso bizadushoboza ni bitatu: ni amazi kukavuka ubwa kabiri, ni amaraso ugashyirwaho ikimenyetso, ukaba icyaremwe gishya, ukezwa n'umwuka ugahabwa imbaraga. Haleluya. Muri iyi minsi sigaye nkunda ibintu by'umwuka cyane, utuntu tubiri gusa. Buriya Yohana yabwiye abigishwa be abonye Yesu muri Matayo, arababwira ngo murabona ngewe ndimo ndababatirisha amazi mugakomeza mugakonja, ariko uriya uje azababatirisha umwuka n'umuriro. Araje n'umugezi utemba, ariko ntabwo utembamo amazi, uratembamo umuriro. Kandi uyu muriro bazawufata bazagurumana, bazaba on fire, bazaba bagurumana. Haleluya. Mbona abakristo ukuntu bagenda bakonjereye, nkavuga ariko hari ikintu kibuzemo. Hari igihe Paulo yagiye muri Efeso
ngo asanga yabigishwa 12 arabitegereza aravuga ati ariko abantu nta faya. Arabaza ati sha mwigeze mwuzura umwuka mukimara kubatizwa? Batoya nta nubwo tuzi ko umwuka yaje. Tumwabatijwe mu batizo cy'wa Yohana, wa wundi bakonjesha mukihana ibyaha mugakomeza mugakonja. Tiyenganze mbere cyuko bigenda, mbere cyuko intama zambarwa. Ngo asubiramo arabigisha, arangije arongera n'ababatiza, arongeje arambika biganza buzura umwuka. Ngo Aziya yose mu myaka 2 yumva ijambo ry'Imana, ngo nabakoraga iby'ubukonikoni ngo babivamo. Jewe nkumbuye igihe nk'icyo ngicyo. Umva bishop, abakristo nzamenya yuko hano muri Foursquare, nzamenya yuko koko bya bimenyetso muvuga birimo, nzamenya ko umwuka yamanutse. Nimbona abamotari n'abandi banyura hano imbere batangiye kuvuga ngo twanyuze imbere ya Foursquare, ngo twumva hari rukuruzi, twumva hari bigomba guhinduka, kuko iyo umwuka yaje dukurura abantu, iyo umwuka yaje turashyuha, iyo umwuka yaje turasusuruka, iyo umwuka yaje aho tunyuze umuriro urafata. Haleluya. Hari igihe Samusoni yafashe imbwebwe 300 ngo azizirikiranye imirizo, ngo arangije ashyiraho umuriro azirekurira mu ngano z'Abafilisitiya. Icyazampa abakristo bagenda bafite umuriro maze ingano z'abanyabyaha zigashya. Ariko simvuga amasambu yabo, oya, tugatwika ibyaha byose byabafashe ibyaha, bakamenya ngo hari umuriro wafasha aba bantu none baragurumana. Ikintu kijya kimbwira yuko tudafite fire. N'umuntu urwaye malaria kuryamye iruhande urabimenya. Ntabwo arindira kukubwira ngo urumva ukuntu nshyushyu, uramubwira kurimo kuntwika. None turagenda tukicarana n'abanyabyaha, nta nubwo bamenya ko dushyushye. Ubwami bwawe buze. Ntabwo duhabwa umwuka ngo udutitire mu rusengero. Abantu benshi bitiranya kubyina no kuzura umwuka, ngo hari imbaraga we twasirimbye. Oya, no kuri stade wa Jay Paul bakubita gitara abantu bagasirimba bakabyina. Oya, kandi simbabwira ngo ntimugasirimbe, ahubwo nimureke tujye tubyinishwa n'iki turimo. Imbaraga niziza twumve kabisa tudashobora kwihangana, dutangire dutigite, dutangire twiterere hejuru, ariko nidusohoka abantu bamenye ko twahoze twiterera hejuru. Haleluya. Igihe kirageze ngo biriya bimenyetso bikore, abantu bamenye ko twahawe imbaraga. Nyuma y'iminsi 21 musengera ubwami bwawe buze, nagombye kubona ibimenyetso byabwo atari hano mu rusengero gusa, ahubwo no hanze. Imbaraga z'umwuka zikamanuka, abatubonye bakamenya ko dufite fire. Abantu bazakururwa n'umuriro turimo. Mose yigeze kubona igihuru kigurumana n'igikongoke. Mu gitondo yaciye babona kiragurumana, aravuga atapurete ibihuru n'ubundi birashya. Ariko ngira ngo nimugoroba hanyuze, aravuga atashobora kuba ari ikindi gihuru cyahiye. Ariko bukeye bwahagarutse abona cya gihuru kiracyagurumana, aravuga ati fenomene ntisanzwe. Ngo aregera ajya kureba. Umunsi tuzatangira kugurumana kandi tugakomeza tukagurumana, people will come to see. Abantu bazaza kureba ibyatubayeho. Amen. Hanyuma tubabwire ngo nuko dufite Yesu muri twe. Ngo iyi fire ntabwo ari malaria turwaye, ntabwo ari inzoga zihira twanyoye, ahubwo twuzuye umwuka. Bikangarukiriza hanga nshobora iyo ntangiye kuvuga ku mwuka ndabizi nshobora kurondora, ariko reka mbasabe ibimenyetso by'ubwami bw'Imana, by'abaturage b'ubwami bw'Imana ni 3. Ntabwo uzasengera ubwami bw'Imana utaravutse mu bwami bw'Imana. Icyo gihe niyo wanabusengera uzaba urimo gutera ibiraka, kandi ku munsi wo guhembwa ntibazakubona. Muzasoma ibyahishuwe 20, ibitabo biri ubwoko bubiri. Ngo ibitabo byarabumbuwe, abo basanze banditse mu gitabo cy'ubugingo, abo basanze batanditsemo ngo batabwa mu nyanja ya kumuriro. Ngo barangije ngo n'ibindi bitabo birabumburwa, ari byo bitabo by'imirimo, ngo buri muntu wese ahembwa bakurikije ibyo yakoze. Hari abantu batazabona umwanya wo guhemberwa ibyo bakoze, kuko bazaba babanje kubura mu gitabo cy'ubugingo bahitire mu nyanja ya kumuriro. Hanyuma nibarangiza abandi bahembwe bo bamaze kugenda. Tubabarire ntuzabe muri abo ngabo, utaburimo kuduherekeza. Ibihamya ni 3. Ni amazi, ariko sariya yo muri batisteri ni icyabaye muri wowe gishushanywa n'amazi tugushyiramo inyuma. Ni amaraso, ni ukwezwa ugashyirwaho ikimenyetso kuri umwana w'Imana ufite amaraso mashya.
ni umwuka udutakisha ngo Abba Data, ukaduhindura abana b'Imana, ukaduha na karagita y'abana b'Imana, kuko imbuto z'umwuka nicyo kimenyetso cy'abantu bo mu bwami. Nimusoma Matayo 5 hariya Yesu yavugaga ngo le beatitude, ugasoma Bagalatiya 5 nanone uzasanga ko ari bimwe, nuko Yesu yarabivuze, Paulo abishyira mu yandi magambo, ariko burya beatitude n'imbuto z'umwuka ni bimwe, niyo karagita y'abana b'Imana. Twebwe tugendera mu mbuto z'umwuka, watubonye bakavuga ngo ariko bari abantu ntibasanzwe, bagendana urukundo, bagendera mu mahoro, bagendera mu byishimo, bagendana kwihangana, bagendana ingeso nziza, bagenda bagira neza, bagenda bagwa neza, bagenda bafite kwirinda, bagenda bafite gukiranuka. Bariya ni ubundi bwoko si ubwa hano ku isi. Imana ibahe umugisha, ariko mugerageze, kuko buriya power ikomeye cyane y'ubwami bw'Imana iri muri aya magambo tumaze kwiga. Umunsi hazaboneka abantu bavutse ubwa kabiri ku bw'amazi, bagashyirwaho ikimenyetso cy'amaraso kuko bejejwe kandi bakaba ubwoko bushya, bakagendera mu mbaraga z'umwuka no mu mbuto z'umwuka. Abo ngabo aho bazaba bari, abantu bose bazajya baflokinga, bazajya bakururwa no kuvuga ngo ariko se uriya mugabo n'uriya mugore bigenda bite ngo amahoro ahori wabo, reka tujye kuvumba, wenda batuvungurira ku ibanga ryabo, bazatwifuza. Ariko uno munsi abatwifuza ntabwo ari benshi, kuko natwe iyo tugeze hanze ibimenyetso barabibura. Turatongana nk'abandi, turahemuka nk'abandi, turambura nk'abandi, turabeshya nk'abandi, turakererwa nk'abandi. Iyo ugiye gukorera umuhindo ukamwiba nk'abandi, ukagavura nk'abandi, abafundi baterura amasima bakakwiba nk'abandi kandi basenga. Ntabwo abantu baratubonaho ibyo bimenyetso ngo bigaragare ku buryo budashidikanywa. Mwankundira twese tugaharanira kuba abantu baciye mu mazi by'ukuri, twogejwe n'amaraso ya Yesu, tugashyirwaho ikimenyetso, tukera imbuto z'umwuka kandi tukagendera mu mbaraga, mu muriro w'umwuka. Hasigaye Yesu agahabwa icyubahiro, abantu bose bagahabwa umugisha ku bwacu. Reka dusenge Imana. Ukaba wumvise ijwi ry'Imana rikubwira ngo ariko this is the moment, uyu ni wo mwanya wawe wo gutunganya ibidatunganye kugira ngo ube wejejwe kandi ube umuturage wo mu bwami. Wumvise hari icyo umwuka akubwira kuri uyu mugoroba, ngirira neza umanike ikiganza ubwira Imana ngo Mana, numvise ijwi ryawe. Tirimo tujya turirimba ivuga ngo Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe uyu mugoroba, ko yari wo mugoroba wawe wo kwezwa no gutunganywa n'ayo maraso, ushobora kuba warogejwe n'amazi, warabatijwe, ariko ukeneye kozwa n'amaraso kubera uburyo urimo kugenda muri iyi minsi. Reka ubwami bw'Imana buze mu buzima bwawe. Kandi natwe twese duteraniye aha ngaha, uyu ni umunsi wo kurinewinga, ni umunsi wo kongera gusaba kongererwa imbaraga z'umwuka zikagaragara muri twebwe aho tunyuze hose, tukamera nka kiriya gihuru Mose yabonye cyagurumanaga ariko ntigikongoke. Wakoreye Imana ariko muri no minsi urananiwe, waragurumanye ariko urimo urazima, cyangwa urimo uracumba, nturazima neza ariko urimo uracumba. Uyu ni wo munsi wo kongera ugasenga ukavuga ngo Mana, uyu munsi unyemerere
uyu munsi urambura ikiganza cyawe, wongere unshunshumurireho umuriro w'umwuka, wongere unyambike imbaraga. Hari umwete wajya kugira ugitangira gukizwa, hari umwete wajya kugira mu gusenga, hari umwete wajya kugira mu gukorera Imana, ariko umwete wawe waracogoye. Ongera uyu mugoroba ubwira Imana ngo Mana, ndashaka kumera nka kiriya gihuru cyagurumanaga ariko ntigikongoke. Ndashaka kugukorera ariko sincogore, ndashaka kugukorera ariko sinsubira inyuma. Wenda hari ibintu wajya gukora Imana ye yarakubwiye, ariko muri iyi minsi urabona urimo kugenda ucogora kubera ko urugendo rukubereye rurerure. Ariko uyu niwo munsi wo kongera ukabwira Imana ngo Mana, nyongerera imbaraga kugira ngo ndangize urugendo. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, zamura ikiganza aho uri, ubwira Imana ngo Mana, iki kiganza nzamuye ni ikimenyetso cy'icyifuzo cyanjye. Ndashaka kwezwa ariko ndashaka kongererwa imbaraga. Kandi uzamura ijwi ryawe wisengera Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, uyu mugoroba turagusaba ngo reka amaraso yawe atwikira aba bantu bose bari hano, buri muntu wese umwegere, nurangiza umweze, 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 kandi nurangiza umushyireho ikimenyetso kidashidikanywa yuko yejeshejwe amaraso yawe. Kandi mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, uyu mugoroba turasenga, duhora tubikubwira Mwami ngo turarambiwe, turananiwe, ubukristo bukonje, ubukristo bunaniwe, ubukristo butagira imbuto, ubukristo butagira imbaraga. Gira ikintu ukora nk'igisubizo cy'aya masengesho, imbaraga zawe zize, kuko imbere Mwami wacu Yesu Kristo, abigishwa bawe warababwiye ngo nibazahaguruke ngo bagende, nibagende bagume i Yerusalemu bategereza imbaraga z'umwuka. Urababwira ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho, nimurangiza musohoke muba abagabo bo kumpamya, mubone kuzana ubwami bw'Imana aho muri. Ndasengera aba bantu bose ngo be ko abakristo bari aho gusa, be ko abakonsomateri b'ibintu by'Imana bahora babyumva bakaryoherwa nabyo, ahubwo reka imbaraga zibamanukireho, baba abakozi b'ubwami, basohoke babwiriza ubutumwa, basenge abantu bakizwe, bakora imirimo igaragare. Reka imbaraga zawe zimanukira ahantu Mwami. Turagusaba Mwami Yesu, reka imbaraga z'umwuka wera zigendagende hagati muri twebwe. Kandi mwuka wera niwe twahawe kugira ngo uduhe imbaraga, niwe twahawe kugira ngo udufashe, niwe twahawe kugira ngo ujye utwigisha, kuko Mwami wacu yaratubwiye ngo umwuka wera naza ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Kandi Umwami wacu yaratubwiye ngo uwo mwuka wera naza niwe uzenda ku byanjye akabibabwira. Kandi Mwami Yesu waratubwiye ngo uwo mwuka wera naza niwe uzatuyobora muri kuri kose. Kandi waratubwiye Mwami Yesu ngo umwuka wera naza ngo niwe uzatubwira byose bikwerekeye. Reka izo mbaraga zimanukire hagati muri twebwe, atari muri iri torero gusa, ahubwo n'ahandi hose muri iyi minsi turimo Mwami Yesu. Reka igicu cy'umwuka wawe wera gitwikira iki gihugu, gitwikira intara y'uburasirazuba, gitwikira y'uburengerazuba, gitwikira y'amajyepfo, gitwikira y'amajyaruguru, gitwikira uyu mujyi wa Kigali, ahantu hose muri kino gihugu tubone igicu cy'umwuka gitwikira igihugu. Twumva imbaraga z'umwuka zikora, nitubwiriza ubutumwa abantu bakizwe, nitwigisha abantu bahinduke, nidusenga ibintu bihinduke. Imbaraga zawe zikorere muri twe Mana. Reka ubwami bwawe buze, tubone iki gihugu gikomeza guhinduka neza. Reka imbaraga zawe zikorere mu bantu bose, kandi uzabibona wese avuge ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru, kuko ubwami bwaje. Umva gusenga dusengera ahangaha, wumve gusenga iyi minsi 21 ntizaba iminsi y'amihango, ntizaba iminsi y'akamenyero, izaba iminsi mpindura torero, izaba iminsi mpindura buzima, izaba iminsi ihindura igihugu, kuko imbaraga zawe zizatumanukiraho. Wumve gusenga dusengera ahangaha uyu munsi. Komeza ubane natwe, komeza utugirire neza, ko ni mu izina ryawe dusaba Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka twongere dukomere Imana amashyi.